kiyaga, Imana yatsinze muri nyina w'inyanja. Abarozi bari bagukurikiye, Imana ibatsinze muri nyina w'inyanja. Uburwayi bwari bugukurikiye ngo ubwinjirane 2025, Imana ibitsinze muri nyina w'inyanja. Imana itugiye neza. Imana ivugana n'abo bantu badahari, ariko izakugira neza bahari. Imana yakubwiye ngo izakuzamura, ibivuga badahari, izakuzamura abantu bose bahari. Irakubwiye ngo izakwambika, ibivuga badahari, ariko uzambara nk'uko uburabyo bujya gute bwa Abisirayeli. Abisirayeli barambuka, Farawo n'ingabo ze n'ibyari bakurikiye, n'ibitega byari bakurikiye, imbaraga zose zari zibakurikiye. Hahandi muri nyina w'inyanja hari havuze, Abisirayeli batambutse neza, ariko Abanyegiputa bahageze niho Imana ibatsinze. Imana tugiye kubona reka tumwereke icyo bakora. Hari ikintu bakoze muri uwo mwanya ngo bateka icyo bita ibishyimbo. Esawu ngatashye atahashonje, afite inzara, amerewe nabi kubera ko yabuze icyo bita umuhigo. Ngo arangije ngo aramubwira ngo noneho hari icyo mbuze, ndashonje. Mwene data, muvandimwe wanjye, ko tuvukana, wambabariye ukama ku cyo kurya. Narangije Yakobo abwira Esawu Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Twongere tubasuhuze kandi tubifuriza umugisha utangwa n'Imana aho mudukurikiye muri hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nta kindi rero kitwicaje hano no kugira ngo dukore umurimo w'Imana, kandi umuhanga yaravuze ngo nkwiye gukora umurimo wa data hakiri ku manywa. Amen. Butari bwira. Niyo mpamvu turi kumwe n'uyu mugabo. Reka tumwakire. Uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Reka ngusabe kugira ngo ubusuhuze abakunzi bacu, numara kubasuhuza ubibwire. Ndabashuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bibane natwe twese. Kandi mbifuriza n'umwaka mushya wa 2025 tugiye kwinjiramo. Yego. Amazina yanjye nitwa Nkundabanya Claude. Ndi umugabo ndubatse, sengera mu itorero rya ADPR. Paruwasi ni Gatenga, itoro ni irya Rebero. Akaba ariho nkorera umurimo w'Imana. Yesu aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana kugira ngo tuguhereze umwanya utugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho no munsi. Imana yacu, Imana nziza, Imana y'imbaraga kandi Imana y'ubutware, Imana y'ubasha n'ubushobozi, Imana y'uzo kandi Imana izahoraho. Uwiteka Imana iryo ni ryo zina ryawe. Turasenze kugira ngo muri kano kanya ijambo tugiye kuvuga ribe ari ijambo Uwiteka Imana rizafasha Abanyarwanda. Munyarwanda uwo ari we wese, aho yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba abari mu mahanga, iyo ngiyo uzabagire neza, kandi ijambo tugiye kuvuga rizaba ijambo rikomeye. Uwiteka Imana rizafashe buri muntu wese ariryumva, ni mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Nyuma yo gusenga nta kindi turi bwongere uretse kuguha umwanya ukatugezaho ikimana yagutuye. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, ni ibice byaho 37. Turasoma ku murongo waho wa 5, tumanuke tusozereze no ku murongo waho wa 8. Kandi ubundi tugusabe hanyuma udufashe dusome ijambo ry'Imana, Itangiriro ibice byaho 37. Behere ku murongo. Turahera ku murongo waho wa 5 dusozereze no ku murongo waho wa 8. Yego, Itangiriro ibice 37, turahera ku murongo waho wa 5. Yozefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose. 7. Ngo twahambiraga imiba mu mirima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye uwikubita imbere. 8. Bene se baramubaza bati, nukuri wowe uzaba umwami wacu? Nukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze nayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Amen. Turebe no mu Kuva, igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva ibice byaho 15. Dusome no ku murongo waho wa 8. Igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva
ibice byaho 15 ku murongo waho ni uwa 8. umwuka wo mu mazuru yawe warundanije amazi yatembaga yema nk'ikirundo imuhengeri, muri nyina w'inyanja haravura. Mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana. Aka kanya ijambo nkuzaniye ni ijambo ry'ubuhanuzi. Intego y'ijambo iravuga ngo ibigukurikiye Imana ibitsinde muri nyina w'inyanja. Amen. Ijambo rivuga ngo Imana ibitsinde muri nyina w'inyanja ni ijambo ry'Imana tubona ubwo Abisiraheli bavaga mu Egiputa, bageze ku nyanja itukura. Bageze ku nyanja itukura, imbere babonaga inyanja, inyuma zari ingabo za Farawo, impande n'impande imisozi yari bagose. Abisiraheli nta nzira bari bafite. Yego. Ariko Imana yacu, Imana dusenga, uza kugira ngo tugwe hano ku nyanja itukura. Ariko Mose kubera ko Imana yari yaramuhamagaye, ndagira ngo nkwibutse wowe Imana yahamagaye, wowe Imana yatoranyije, ntugire ubwoba kandi ntutinye, kuko dufite Imana ifite imbaraga, dufite Imana ifite ubutware, dufite Imana ifite ubasha n'ubushobozi. Ndagira ngo mbabwire ko ubundi hari imbaraga eshatu. Hari imbaraga za mbere ni imbaraga za bike. Imbaraga za bike ni imbaraga z'amashuri. Hari igihe umuntu azishingikiriza akavuga ngo ndakomeye. Tukavuga imbaraga za kabiri ni imbaraga z'amafaranga. Ariko hari igihe biba ngombwa ko imbaraga z'amafaranga wari wiringiye, wari utegereje, zose zijya gute, zose zipfa ubusa. Icyo gihe urwo rugamba rukomeye, imbaraga z'amashuri zanze, imbaraga z'amafaranga zanze, nta kindi kiba gisigaye uretse imbaraga z'Imana. Haleluya. Imbaraga z'Imana aho zageze ibintu birahinduka. Imbaraga z'Imana aho zageze abarwayi barakira. Imbaraga z'Imana aho zageze kanseri zivaho. Imbaraga z'Imana aho zageze nta ndwara n'imwe kubera imbaraga z'Imana. Haleluya. Ndagira ngo bene data munkurikiye muri kano kanya murimo kumva ijambo ry'Imana, mwumve imbaraga z'Imana. Reka ngubwire ngo nguhanure, ngubwire ngo akira imbaraga z'Imana, aho ubona urugamba rwakomeye wakira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Izi mbaraga rero za gatatu ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'amashuri zananiwe, imbaraga z'amafaranga zananiwe, nta zindi mbaraga tuzabona. Abantu benshi hari igihe umuntu avuga ngo ngenda akomeye, mfite amashuri yanjye, narize ndamenuza, Imana ingirira neza. Tukabibona ko hari igihe nanone uba ufite amafaranga ukayakoresha ibintu byose bikanga. Ariko ibyo byose iyo byanze, imbaraga z'Imana nizo zikora. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu itangiriro bice bya 37 turoebye uwo bitaga Yosefu uyu nguyu nuwo bise Karosi. Aha ngangiye kuvuga icyo bita ku mwuka w'ishyari. Ndagira ngo mbatangarize banyarwanda mu kunyumva n'abankurikiye, umwuka w'ishyari ntago watangiye none, umwuka w'ishyari wabayeho kuva kera cyane. Imana tugiye neza. Iyo dusomye mu itangiriro ibice bya 15 tubona uwo bitaga Aburahamu inshuti y'Imana. Murabizi ko Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo nasiga inzu ya se, asige n'umuryango, ajye mu gihugu cy'i Kanani, cyangwa se ajye ku musozi Imana yari imweretse kugira ngo ahaguruke asige inzu ya se. Ariko Aburahamu agihaguruka yumvisha ijwi ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire mwene data urimo kunyumva, wumva ijwi ry'Imana abandi batumva. Iyo ugiye gusenga Imana irakubwira ngo nzabana nawe, ariko birashoboka ko Imana yivuganye nawe abaturanyi ntago babyumva, umugore ntago babyumva, imiryango ye ntago ibyumva, ariko uvuganye n'Imana ishobora byose. N'Imana ihamagara Aburahamu yamuhamagaye wenyine, ariko umugore we baryamanye mu buriri Sarayi ntago yigeze abyumva, ariko Aburahamu yumva ijwi. Yumvisha ijwi ry'Imana, Aburahamu aragenda abwira uwo bita Loti nk'umuvandimwe, aramubwira ngo Imana irampamagaye, irambwira ngo ninsiga inzu ya data. Tubona mu itangira ibice bya 12. Aburahamu rero ngo agihaguruka, ahagurukana n'uwo bita Loti, ariko Loti nta jwi ry'Imana yumvishe. Loti nta yerekwa yari afite. Imana tugire neza. Loti asubiza Aburahamu ngo niba Imana iguhamagaye nanjye ndaza tugire gute, nanjye turajyana. Imana tugire neza. Kandi Aburahamu ujyanye na Loti nta jwi ry'Imana agize gute, yigeze yumva. Ndagira ngo nkutangarize wowe nkurikiye wavuganye n'Imana, hari icyo Imana yavuganye nawe, ariko kugira ngo Imana igisohoze banza utandukane na Loti. Loti aratuma utagera ku masezerano, Loti aratuma utagera ku mugambi w'Imana, Loti aratuma utagira ishurirwa. Ariko nutandukana na Loti, Imana iraza yongera ivugane nawe. Haleluya. Hari abantu benshi bavuganye n'Imana, ariko muri kino gihe
nta jwi ry'Imana mo kumva kubera baroti. Iyo dusomye umuhanuzi Daniel waravuga ngo muri icyo gihe imbaraga z'abera zizamenagurwa, imbaraga z'abahanuzi zizamenagurwa, imbaraga z'abashumba zizamenagurwa, imbaraga z'abaririmbyi zizamenagurwa. Haleluya. Niyo mpamvu tubona muri no minsi abaririmbyi bararirimba, abavuga butumwa tukabwiriza, ariko kubera ko imbaraga z'Imana, mwuka wera w'Imana wabanaga natwe, abantu baracogoye. Imana tugiye neza. Ndabyibuka mu gihe cya kera iyo korali yaririmbaga, urabibona iyo bafataga icyo bita ipendo. Imana ishimwe. Batangiye gukubita ipendo, bakubitaga ipendo, imbaraga z'Imana zikamanuka. Haleluya. Nubafashijwe muri kano kanya. Imana tugire neza. Dukomeze kuko ni birebire cyane, tuzabigarukaho ubutaha. Ariko ngo Aburahamu ngo igihe cyarageze kubera kugenda atandukana ajye ari kumwe na Loti, ijwi ry'Imana rirahagarara. Biza kugeza igihe kubera ko Imana yakundaga Aburahamu, biza kuba ngombwa ko Aburahamu abashumba ba Loti n'Aburahamu bijya gute batandukana. Imana tugiye neza, barashwana. Bamaje gushwana, Aburahamu abwira Loti ngo birakwiriye ko uyu munsi dutandukana. Nyumva mama, nyumva papa, tandukana na Loti kugira ngo wakire umugisha, tandukana n'imbaraga za karande kugira ngo ujye gute ubone umugisha. Hari imbaraga z'Imana utarimo kwakira muri no minsi. Imana tugiye neza. Bibaye ngombwa rero Imana Aburahamu abwira Loti ngo reka dutandukane. Aburahamu abwira Loti ngo nujya iburyo ndajya ibumoso. Ariko ngo Aburahamu arangije ngo yigira ahantu yabonaga hari ubutayu. Ndagira ngo nkubwire ko nta uhiga umunyamugisha, iyo uhize umunyamugisha ugwa ruhabo utaramushyikira. Aburahamu agiye ku musozi nubwo ari ku butayu, ariko Imana yahamuhereye umugisha. Imana tugiye neza. Ariko Loti we ngo areba aho bita Isowari. Isowari hari ahantu heza, hari hanetereye, yabonaga ari mu mugisha nta kibazo. Ariko ageze Isowari, mwibuke ko icyo gihe Isowari hameze neza, Isowari nta kibazo hafite. Ariko wibuke ko aho ngaho ugiye nudacunga izamu ryawe ngo ucunge neza, Imana yavuganye nawe, birashobora kuzahahurira n'ibintu bikomeye. Imana tugiye neza. Biragaragara ko Loti ageze Sodoma na Gomora, ariho aho ngaho Isowari, kubera ko Imana yamukundaga kandi Imana yakundaga Aburahamu, birashoboka ko Imana yabwiye Aburahamu ngo Sodoma na Gomora ngiye kuyirimbura. Nta kintu Imana yakora itamenyesheje inshuti zayo. Abanyamasengesho buriya iyo basenze bagiriye yerekwa, barahishurirwa, barwanirizwa n'Imana. Imana irabasura kandi mbibuze ko Imana yavuganaga na Aburahamu cyagihe, na n'uyu munsi mama, na n'uyu munsi iracyavuga. Imana yavuganye na Aburahamu cyagihe papa, na n'uyu munsi iracyavuga. Unyumva neza mushiki wanjye, Imana yavuganye na Aburahamu cyagihe, na n'uyu munsi Imana iracyajya gute iracyavuga. Ndagira ngo nkuhanurire muri kano kanya, niba rutakaje ibyiringiro, niba rutakaje kwizera, ongera usubire imbere y'Imana, wongere usenge, wongere uyihamagare. Imana izabana nawe. Imana ishimwe. Ndagira ngo ubwire wongere ukomere, wongere wambare imbaraga. Dukomeze. Aburahamu igihe kiye cyarageze kubera ko Imana yamukundaga. Imana tugiye neza, igiye kurimbura Sodoma na Gomora, inyura kuri Aburahamu, iramubwiye ngo Sodoma na Gomora ngiye kuharimbura. Ariko Aburahamu kubera ko yari afitanye ubushuti n'Imana, yari afitanye ubusabane n'Imana, Imana tugire neza. Aburahamu aravuga ngo haboneka abantu 50 waharimbura. Ati ntago naharimbura. Aburahamu aramanuka ajya kuri 5, ariko abo nabo barabura. Imana tugiye neza. Ariko Aburahamu nk'inshuti y'Imana, kubera ko Imana yamukundaga, abonye Loti atangiye kuzarira, nawe Loti nawe Imana yaramukundaga. Ndagira ngo ubwire ko Imana yagukunda mama, kandi nta kintu Imana yakora itakuburiye. Ndagira ngo nkuzanire ubuhanuzi muri kano kanya, nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo bukuburira ngo va mu byo ugize gute, va mu byo urimo. Ushobora kudamarara ukavuga ngo nta kibazo, ariko nubwo udamaraye hari aho Imana igutegeye, hari ikorosi Imana igutegeyemo, kandi hari ahantu muzajya gute, hari ahantu muzahurira. Imana tugiye neza. Loti arokoka, amaje kurokoka yarokokanye n'abakobwa be babiri. Abakobwa ba Loti baravuga ngo tuzabona hehe abandi bagabo. Imana tugiye neza. Bigaragara ko abakobwa ngo baganiye ba Loti, murabyibuka ko muka Loti we yaramaje kuba icyo bita inkingi y'umunyu. Ubwo yari arebye ubutunzi asize, arebye iterambere yari afite, arebye icyo yaragezeho. Imana tugiye neza. Ndumva mvuga aya magambo, ndumva mbabaye. Hari abantu benshi bishingikirije ubutunzi, bishingikirije imbaraga zabo, ariko najya ngo nkubwire ko ibyo byose ari iki, byose ni ubusabusa. Imana tugiye neza. None ngo Loti arokokanye n'aba bakobwa be uko ari babiri. Abakobwa baraganira ngo mbese tuzabona hehe abagabo. Imana tugiye neza. Ngo umukobwa mukuru afata inzoga atereka se, aranywa arasinda. Umukobwa mukuru aryamana na se amutera inda. Umutoya nawe nuko byagenze, babyara icyo bita abamowabu n'abamowabukazi. Abamowabu n'abamowabukazi naho bavuka, n'abakobwa ba Loti baryamanye na se. Imana tugiye neza. Ni nayo mpamvu muzasanga muri no minsi abakobwa benshi bambaye nabi, kubera ko kwambara nabi ni uko bagira ngo
agusha abantu tuzabigarukaho ubutaha. Ni ibintu birebire nta mwanya afite wo kubisobanura. Imana tugiye neza. Noneho iyo dusomye Itangiriro 15 tubona ko inshuti y'Imana Aburahamu, Imana yabwiye Aburahamu ngo najye gutamba icyo biti bitambo, ariko Aburahamu ajye gutamba ibitambo ngo ku kirengarenga agira gute arasinzira. Ndagira ngo ntangarize abanyarwanda benshi barasinziriye, benshi basenze Imana bababaye, benshi biyorosha ibirago, benshi biyorosha ibiringiti, benshi babaye ahantu habi, ariko Imana ibagire neza, imaje kubagira neza. Abantu benshi bagize gute baribagiwe, ariko ndagira ngo utangarize mama, wikwibagirwa aho Imana yagukuye, papa wikwibagirwa aho Imana igukuye naho igize gute ikugejeje. Abantu benshi bari mu masezerano Imana yagiye basezeranya, basenga bambaye bodaboda, basenga batagira icyerekezo, basenga batagira iyo baba, ariko Imana irabazamuye, barangije gute bagize gute bateye Imana umugongo. Imana tugiye neza. Bibiliya ivuga ngo Abraham arasinzira, asinziriye kubera ko Imana yaramubwiye ngo Abraham akiri maso yagurutsaga icyo bita inkongoro, ariko Abraham arasinzira, asinzira ubuticura ngo inkongoro ziramaruka zangiza igitambo. Imana ibwira Abraham ngo ndabibonye neza, urubyaro rwawe n'abazagukomokaho bazaba bashyitsi n'abasuke mu gihugu kitari kiwabo, bazakorera bene icyo gihugu, bazabakorera imirimo y'uburetwa, bazababaza imyaka 400. Imana irabyandika ibishyira hano mu gitabo, usome mu Itangiriro 15 usome icyo gice, izo nkuru yazigeramo nta mwanya dufite wo kubisoma, ariko ngo Abraham Imana irabyandika iravanga urubyaro rwawe n'abazagukomokaho bazaba bashyitsi n'abasuke mu gihugu cyari kiwabo. Igihe cyarageze Imana yibuka Abraham arabyara, abyara Isaka. Igihe kiragera Isaka arashaka ko bita Rebeka. Bibiliya bavuga ko Rebeka yamaze imyaka 20 atabyara, ariko igihe kiragera Imana iramwibuka, arasama mu nda ye, asamamo abana 2 atwite, ngo ajya gusenga Imana. Asenze Imana, Imana ivugana nawe iramubwira ngo dore mu nda yawe harimo amahanga 2, kandi ayo mahanga 2 kuvuga ko aba bana bizaba ari intambara. Bibiliya twereka ko agiye kubyara, yabyaye abana 2, ariko agiye kubyara abyara uwo bita Esau, abyara uwo bita Yakobo. Bibiliya ivuga ngo Yakobo Esau aravutse, ariko nubwo avutse avuka uwo bita Yakobo. Esau aravuka ava mu nda ya nyina, Yakobo yaje amufasha icyo bita gatsitsino. Bivuga ngo nge nawe turi mbiri. Reka ngo utahanure mama, hari igihe uturana n'umuntu akakwitendekaho, hari igihe ubana n'umuntu mu rusenge akakwitendekaho, hari igihe ubana n'umuntu muri karitsiye akakwitendekaho, ariko byabaye kuva kera. Bera umugisha Imana yari ifite kuri Esau, Yakobo azamufasha icyo bita gatsitsino. Imana tugiye neza. Byaje kuba ngombwa ko Yakobo hari uko byagenze, Yakobo yakundaga kuba iruhande rwa nyina. Turi kweta kandi ubwo tugera no ku musozo, ni inkuru ndende ntabasha gusobanura muri uyu mwanya. Imana tugiye neza. Byaje kuba ngombwa ko Rebeka yabanaga na nyina. Igihe yabanaga na nyina, Esau nawe yatangiye kujya guhiga, akazanira umuhigo Isaka akajya gute akarya. Ayo ni amateka maremare. Ariko rero ngutangarize, hari igihe uhiga ibintu bikanga, hari igihe uca mu nzira zose bikajya gute bikanga, nta kutagize gute nta kutagize. Iyo byanze uwagiye bigahita byemera, aravuga ati ninjye wakiranukiye Imana, ninjye byagenze neza, uriya we ntacyo avuze. Ndagira ngo ntangarize umuntu ushobora gusenga umwaka wa mbere ugasenga n'imyaka 20 byaranze, kandi abandi byaragize gute byaremeye. Ndagira ngo utangarize nubwo uyu munsi ubona byanze, ntago ari ibyaha byinshi, ntago ari uko wacumuye kuwiteka. Bibiliya ngo mbaye nkuretseho gatoya, ariko nzakugarukaho nkufitiye impuhwe n'imbabazi. Iyo Imana yakuretseho gatoya, inshuti zikakuvaho, bene wanyu bakakuvaho, imiryango ikakuvaho, abakomeye bakakuvaho, babona ko byarangiye, ariko nikugarukaho, haleluya, izakugarukaho igufitiye impuhwe n'imbabazi. Ntago ndibuvuga byinshi, nanjye yabimbwiyeho gatoya, irambwira ngo indetseho gatoya, ariko ndagira ngo utangarize ko uyangarutseho. Mfite moto nubwo gashaje, ariko nakanye karazana imvange. Nuko yagarutse, ariko harya byabayeho abantu bose babona ko korode byanze, kandi suko ntasengaga Imana ivuga. Imana yavuganaga nanjye, kandi najya ngutangarize, Imana ivugana nawe abantu badahari, ariko izakugira neza bahari. Imana yakubwira ngo izakuzamura, ibivuga badahari, izakuzamura abantu bose bahari. Irakubwira ngo izakwambika, ibivuga badahari, ariko uzambara nk'uko uburabyo bujya gute bwambara. Wicika intege wicogora, hari ibivuga. Imana ishimwe. Twayaga imbwira ngo izampa na perime. Na perime ubu narayibonye. Ubu najya no mu muhanda nkavuga ubutumwa. Ariko nagira ngo mabwire tugaruke gatoya, narifashijwe. Fashwa mu izina. Imana ishimwe. Iyo ni neza y'Imana. None Abraham rero kubera ko Imana yamukundaga Isaka rero ngo bigenda gutyo, Esau arahiga, atinda kubona icyo bita umuhigo. Mama yatinze kubona umuhigo. None
none ngo atinze kubona umuhigo ngo Rebeka ahita abwira umwana we Yakobo aramubwira ati se umuhigo ko yatinze kuwubona reka tumuhereke icyo bakora. Hari ikintu bakoze muri uwo mwanya ngo bateka icyo bita ibishyimbo. Esawu ngatashye atahashonje afite inzara amerewe nabi kubera ko yabuze icyo bita umuhigo. Ngo arangije ngo aramubwira ngo noneho hari icyo mbuze ndashonje, mwene data muvandimwe wanjye ko tuvukana wambabariye ukama ku cyo kurya. Narangije Yakobo abwira Esawu haramubwira ati umva ntacyo nagupangira nanjye uyu munsi. Ntubizi ko kwa data se hari wowe mwana w'imfura, ntuzi ko ari wowe ufite ubutware. Aramubwira ngo kugira ngo nguhereze ku bitukura byanjye nuko ufata icyo bita ubutware kwa data ukabumpereza, hanyuma nanjye nkaguha ibyo kurya. Yafashe icyo bita ubutware arabumuhereza agira ngo birarangiye. Imana tugire neza, ariko ntago byari birangiye. Afata ubutware bwose abuhereza Yakobo agira ngo birarangiye. Ubutware akimara kumuhereza ubutware, uzi ko hari abantu baririmba baratanze ubutware, uzi ko hari abantu tubwiriza twaratanze icyo bita ubutware, uzi ko hari abantu twitwa abahanuzi ariko twaratanze icyo bita ubutware. Abantu ukajya batubona bakagira ngo ubutware turacyabufite, ariko ubutware bwaragize gute? Bwaragiye kera. Imana tugire neza. Arangije Esawu ahita afata bya bishyimbo aririra, yifatira ryagabura aririra agira ngo birarangiye. Arangije ngo Yakobo nawe ahita amutera igisafuriya cy'ibishyimbo arajya gute? Ararya. Hajya ngo birarangiye, ariko ntago byari birangiye. Yakobo aragenda abwira nyina aramubwira ati mama ubutware nabucakiye. Igihe kiragera Isaka none ajya gutanga umugisha w'umwana w'imfura, ahamagara Esawu aramubwira ati mwana wanjye genda unzanire inyama hanyuma ngiye gute nguhesha umugisha. Imana tugire neza. Esawu nabwo aragenda agiye guhiga atinda kubona icyo bita umuhigo. Imana tugire neza. Ngo atinze kubona umuhigo Rebeka nawe atabwira umwana we aramubwira ati mwana wanjye reka uyu munsi twere kuvuga Rebeka, reka dushyiremo izina ryawe, wakwitwa Ntuza na Ntuza na Ntuza, wenda tuve ku mazina. Imana tugire neza. Nawe aho ngaho harimo Rebeka, nawe shyiramo izina ryawe, nawe fata izina ryawe uyu mwanya ugire gute urishyiremo. Arangira aramubwira ati rero umuhigo turabona ko nta kindi twakora, reka twereke icyo dukora. Hari hafi ni hari ihene, baragenda bazana ihene barayibaga. Bamaze kubaga ihene uwo mwanya icyo bakoze niki? Bahise bafata za nyama bateka vuba bahita bashyira Isaka ararya. Muze harya inyama ariko atazi ko byagize gute byagenze. Ariko ngo Yakobo akigera imbere ya Isaka yaramubwira ati ariko mwana wanjye ko numva ikintu bari bakoze inshuti yanjye, bari bafashe icyo bita bwa bwoya bw'ihene, kubera ko Esawu yari afite icyo bita ibyoya byinshi. Bafata bya byoya by'ihene bashyira ku cyo bita ibikono kugira ngo muze nakabakaba ajye yumva ibyoya agiye ngo n'ubwoya agiye ngo ni bwa bwoya bw'umwana we, ariko bwari ubwoya bw'iki? Bwari ubwoya bw'ihene. Bwari ubwoya bw'ihene. Imana tugire neza. Arangije cyabaye niki? Nuko ngo Esawu yaje azana umuhigo azaniye muzehe, ngo aramubwira ngo data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe hanyuma umuhesha umugisha. Asanga muri uwo mwanya haramubwira tuvuye ahangaha ninde? Ati Yakobo. Koko ni Yakobo. Ati ubunubwa ati Yakobo yazanye inyama nagize gute nari. Esawu aravuga ngo data ngo ubunubwa kabiri agize gute? Nubwa kabiri ndiganye. Ubwa mbere yarntwaye ubutware, ubwa kabiri agize gute? Arntwaye n'umugisha. Isaka abwira Esawu aramubwira ati inkota yawe nizajya gute? Nizakubeshaho. Uwo mwanya Esawu yahise afata inkota ashaka kwica uwo bita Yakobo nk'umuvandimwe, ariko agiye kumwica Isaka abwira umwana we aramubwira ati nta uhiga umunyamugisha, kandi uhiga umunyamugisha uzagwa ruhabo utaramushyikira. Imana tugiye neza. Rebeka arangije abwira umwana we aramubwira ati umva rero ubutware twabucakiye n'umugisha twawufashe. Imana tugiye neza. Ahubwo agenda aho bita kwa Labani. Uwo mwanya yahise agenda. Muriho ko Yakobo agiye hari ahantu yageze, uyu mwanya nawe hari aho ugeze. Aragiye ngo araryama afata ibuye mu mabuye yaho, aragiye ngo araryisekura, ngo yiseguye ibuye abona urwego rumanuka ruvuye mu ijuru, abona abamarayika bamanuka, abona abandi bazamuka. Aravuga ngo burya naryamye mu irembo ry'ijuru ariko nari ntabizi. Imana tugiye neza. Aragiye ngo Yakobo afata ibuye ararishinga, aravuga ngo Uwiteka numpa umugisha nkagaruka hano nzatanga 1/10. Murabyibuka igihe Yakobo yaragiye ajya kwa Labani. Ageze kwa Labani nibwo Imana yabanye nawe amara y'imyaka 14. Hayi byamubayeho ibyo byose mwese murabizi, ntago ngiye kwinjira muri ayo mateka. Ariko igihe cyarageze Yakobo nawe agiye gute? Arabyara. Aza kubyara umwana witwa Yosefu. Yego. Imana ishimwe. Siko mfashijwe. Gumamo nanjye. Nukuri ndafashijwe. Abyara Yosefu. Ngarutse kuri ryashya. Yosefu aravuka ari kumwe na bene se, ngo yajya garagirana na bene se ngo baragiye intama. Ariko Yosefu agira ubwenge bwinshi cyane. Bireba ngo ise yaramukundaga Yakobo ngamudodeshereza ikanzu.
ngo yari ikanzu ndende, abahanga bamwe baba ko yari ikanzu ndende ariko yarimo amabara menshi, harimo ibara ry'inzara, harimo ibyo gusuzugurwa, harimo ibyo gutarwa mu rwobo. Mama nawe ntago nzi ikanzu wambaye, nawe papa wanjye ntago nzi ikanzu wambaye, ariko buri wese ndajya nkurikiye uyu mwanya undeba ufite ikanzu nawe wambaye, nawe ufite yawe kanzu. Harangije icyabaye cyangwa se cyakurikiyeho nuko ngo yakanzu yariye bene se. Ndajya ngo utangarizeho nkurikiye, senga Imana ikwambika ikanzu muri kiro gihe 2025 tugiye kwinjiramo. Imana izakwambika ikanzu izatuma abaturanyi bamenya ko hari ikanzu Imana yakwambitse. Muri korali urimbamo, Imana izakwambika ikanzu, amena, izakwambika ikanzu y'igikundiro, izakwambika ikanzu y'ubwiza. Imana tugiye neza. Ya kanzu rero niyo yabariye. Bibiliya ngo igihe kiragera ageze kuri bene se ngo baramwitegeye, bamureba kiri kure, baravuga ngo uriya Karosi araje, mureke tumwice turebane na za nzozi ze. Yosefu yaroshe inzozi nyinshi akagenda zirotorera abavandimwe, akajya ngo ni urukundo bamukunze, ariko uko abarotorera inzozi bakarushaho guhekenya. Ndagira ngo mbwire ko hari n'igihe ushaka kujya gusenga ugasengana n'umunyeshyari. Imana yakubwira ngo nzakugira neza, wa muntu ishyari rikamurya. Kabanga Imana izakugira neza, uretse nanjye ndaje nkugira gute, ndaje nkwereka, agatangira akaguhiga kugira ngo umugambi w'Imana utazajya gute, utazasora. Ariko ndagira ngo ngubutangarize ko icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yagize gute, yaracyanditse. Imana ishimwe kandi Imana tugiye neza. Icyo Imana yanditse yaracyanditse. Tugere ku musozo. Yosefu arangije abwira bene se uko yabarotoreye izo nzozi, barushaho kumwanga. Igihe kiragerageze kuri bene se, baravuga ngo mureke tumwice turebane na za nzozi ze. Arangije ageze kuri bene se, icyambere bakoze bamukuyemo yakanzu, bamuta mu rwobo, urwo rwobo rwabikaga amazi. Ariko Imana ishimwe ko mbere yuko bamuteramo muri ya mazi cyangwa muri rwa rwobo, marayika w'Uwiteka Imana yaramanutse abanza akamya ya mazi. Ndagira ngo nkubwire hari abari bagiye kuguterera, ariko aho bagiye kukujugunya habanje mu marayika ugiye kubanza akamya ayo mazi. Humura ntacyo uzaba mu kibazo wageramo, humura ntacyo uzaba. Imana tugiye neza. Hereza Imana icyubahiro kuko nta kintu uzajya gute, nta kintu uzaba. Icyo Imana yanditse yaracyanditse, kandi Imana igufiteho umugambi ukomeye. Wicika intege, wicogora, hari icyo Imana yanditse. Imana ishimwe. Amen. Bamuta mu rwobo, bamukuramo, baramugurisha, ajya mu Egiputa. Ageze mu Egiputa, muribuka ibyamubayeho, uburyo nyirabuja yamwifuje, muribuka ibyamubayeho, uburyo yagiye muri gereza. Ayo ni amateka marema. Ariko igihe kiragera, Yosefu mu mugambi w'Imana, Imana yaje kumuzamura iciye mu nzozi. Ntago nzi nawe uko byagenda, ariko Imana yaramuzamura. Bibiliya ivuga ngo Yosefu igihe cyarageze, za nzozi yarose, rya jambo Imana yabwiye Aburahamu ko bazabashyitsi n'abasuki mu gihugu itari ikiwabo, bazakora bene icyo gihugu. Igihe cyarageze, ibyo byose bijya gute, birasohora. Yosefu bene se bamusanzeyo, bamusanga mu Egiputa aho bari batuye i Gosheni, baroroka barazamuka, Imana ibagira neza. Ariko ngo haza kuba andi mateka, Mose nawe ajya gute, aravuka. Mose avuka ari uzacungura iki, uzacungura Abisiraheli. Abanza kuvuka mu buryo bukomeye, ariko Imana yarahabaye. Mose uyu nguyu tubona imyaka 40 yari ari kwa Farawo, niho yigiye amashuri ye. Imyaka 40 yayimaze aho bita kwa Yetiro, imyaka 40. Mose agize imyaka 80 niho Imana yamwiyerekeye, imwiyerekera ku gihuru kumuriro, atambika agiye kureba ishyano ribaye. Ariko ageze iruhande rw'igihuru, yumva ijwi rimubwira ngo Mose, kwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Mose aca bugufiya akwetura inkweto. Imana iramubwira ngo niwe ntoranyije ugiye gukura Abisiraheli mu buretwa, ugiye kubakura mu maboko kwa Farawo. Mose avugana n'Imana. Ndagira ngo mbabwire, reka dusenga Imana, akaruta kandi kazajya gute, kazakamira. Imana ibaza Mose ngo Mose, icyo ufite ni iki? Mose arasubiza ati ni inkoni. Ayirambika hasi ihinduka inzoka. Imana ibwira Mose ngo iyo ngiyo niyo ugiye kujyana imbere ya Farawo. Imana tugire neza. Twihuse, Mose yageze imbere ya Farawo, amubwira ibyo Imana yavuganye nawe. Harege Imana gutuma ku muntu yareba imbaraga afite, yareba ubushobozi afite, akavuga ngo mbese Imana yavuganye nawe yaciye hehe? Imana itaraje kuvugana nanjye. Ndagira ngo mbabwire ko Imana iravuga. Tugeze ku musozo, ariko Imana ijya gute, Imana iravuga. Imana tugire neza. Mose yafashe ya nkoni ayirambika hasi ihinduka inzoka. Farawo aramubwira ati natwe ibyo turabizi, ibyo
babimenyereye nabo bazana izindi nkoni. Ariko reka nkubwire mama, nubwo abarozi bafata amarozi yabo bakazana ibitega, bakazana nyabingi, bakazana imbaraga zarizo zose bakazizana imbere yawe, nagira ngo nkubwire ko akaruta kandi kazajya gute, kazakamira. Ya nkoni ya Mose yafashe imbaraga z'abarozi, ifata amahembe, ifata ibitega, byose igira gute, irabimira. Ngo hanurire muri kano kanya, imbaraga z'Imana zafata izo mbaraga bakuroze, zafata ayo mahembe, zafata izo bitega, byafata ibyo batongereye, baravuga ngo nta kintu uzigezaho, ariko imbaraga z'Imana zaza zikabifata miri, nawe Imana ikakongera icyo bita ubuzima. Haleluya. Hera Imana icyubahiro ko ari Imana ikiza. Kandi uyu mwanya urimo kumva ijambo ry'Imana, wizera imbaraga z'Imana ko ari Imana yakora ku buzima bwawe, yagukiza niyo ndwara, kuko ni Imana igira gute, ni Imana ikiza. Wicika intege, Imana tugiye neza. Abisirayeli rero Mose yarabambukije, aho twasomye mu Kuva mu bice byaho 15 umurongo wa 8, niho twasomye ijambo rero ngo Imana yabageze ku nyanja, Abisirayeli babona nta nzira, Abisirayeli babona imbere ni nta nzira, imbere ari inyanja, inyuma ari ingabo za Farawo, impande n'imande imisozi bagose, nibwo babonye nta nzira. Imana ihita ikora ku mwuka wayo, Imana ishimwe, itafata ku mwuka wayo mu mazuru igira icyo gusa. Bibiliya ngo ya mazi yose y'inyanja irayarundanya. Imana tugiye neza, amazi yirema icyo bita inteko. Bibiliya ngo muri nyina w'inyanja hahandi haravura. Impamvu muri nyina w'inyanja havuze, ni ahantu harehare cyane. Aba basirikare cyangwa se izi ngabo zikurikiye Abisirayeli harimo abasobanukiwe iby'amazi, ariko baragiye kubera ko biravuga ngo ya nkoni Mose ayirambuye gusa, amazi yacitsemo kabiri. Hahandi ya nkingi y'icura bagendaga imbere irangije igira gute, Abisirayeli ibabera umucyo, Abanyegiputa babera icyo bita umwijima. Imana tugiye neza. Bibiliya ngo Abisirayeli barambuka, ko bagenda bambuka, ya nkingi y'igicu nayo irakomeza. Bibiliya ngo Imana ikura inziga ku magare y'Abanyegiputa kuri Abisirayeli, irangije barambuka. Abisirayeli bageze hakurya, b'Abanyegiputa bari babakurikiye. Bibiliya ngo Imana ibatsinze muri nyina w'inyanja. Ibyari bigukurikiye muri uyu mwaka, Imana ibitsinze muri nyina w'inyanja. Imbaraga zari zigukurikiye, hembe yaguhigaga, Imana yatsinze muri nyina w'inyanja. Abarozi bari bagukurikiye, Imana ibatsinze muri nyina w'inyanja. Uburwayi bwari bugukurikiye ngo ubwinjirane 2025, Imana ibitsinze muri nyina w'inyanja. Imana tugiye neza, nuko Imana yarengeye Abisirayeli. Abisirayeli barambuka, Farawo n'ingabo ze n'ibyari bakurikiye, n'ibitega byari bakurikiye, imbaraga zose zari zibakurikiye. Hahandi muri nyina w'inyanja hari havuze, Abisirayeli batambutse neza, ariko Abanyegiputa bahageze niho Imana ibatsinze. Imana tugiye neza, ibitsinze aho ngaho muri nyina w'inyanja. Izo mbaraga zose zari zigukurikiye, ibyakurwanyaga, Imana ibitsinze muri nyina w'inyanja. Bivuze ngo injira muri 2025 ufite imbaraga z'Imana, injira 2025 ufite gukomera kw'Imana. Uvuge ngo hari imbaraga za karande zangenzeho, hari imbaraga zandwanyije, ariko Imana ibitsinde muri uyu mwaka. Uzinje mu mwaka wa 2025 ufite imbaraga z'Imana. Turashoje, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Ndafashijwe kandi ndagukunze. Nukuri nanjye ndafashijwe. Ndizera ko tuzabana igihe kirekire. Imbaraga z'Imana ndazumvisha. Yego. Nukuri kw'Imana. Nitwongera kuguhamagara uzatwitabe mu izina rya Yesu. Nzabitaba mu izina rya Yesu ndahari. Abantu b'Imana ivuga butumwa ryiza, ubuhanuzi bwiza kandi butavangiye. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero ya telefone. Wakwifuza kuvugana nanjye kugira ngo n'ibindi tubikomeze, kuko ni birebire. Imana yatugiriye neza, twabonye imbaraga z'Imana. Tuzababwira ko Imana yaduhamagaye n'ukuntu yadutoranyije. Koze Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2025 dufite icyo bita imbaraga z'Imana. Imana tugire neza. Imana yacu, Imana nziza, Imana y'imbaraga kandi Imana y'ubutware, Imana y'ubasha n'ubushobozi, Imana yahozeho kandi Imana izahoraho. Uwiteka Imana, iryo niryo zina ryawe. Turasenze muri kano kanya, twabonye ijambo ry'Imana mu Itangiriro 3:7, aho twabonye Yozefu ageze kuri bene se, bamugira ishyari, baravuga ngo mureke tumwice turebane na za nzozi ze, ariko byanze bikunze kubera ko umugambi w'Imana wari muremure kuri Yozefu. Umugambi w'Imana warasohoye. Twarebye uburyo Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, uburyo ingabo za Farawo zari zibatuze, zari zibakurikiye, ngo Imana ikura inziga ku magare, bituma amagare y'Abanyegiputa agenda kururika cyane aruhanyije. Ibyari bakurikiye byose byari bikurikiye Abisirayeli, imbaraga zari zibakurikiye zose Imana izitsinda muri nyina w'inyanja. Natwe turasenze muri kano kanya, imbaraga zari zikurikiye ubwoko bwawe, imbaraga zari zikurikiye ababyeyi, imbaraga zari zikurikiye abakobwa, imbaraga zari zikurikiye abagabo, imbaraga zari zikurikiye imiryango yacu, turasenze kugira ngo muri kano kanya Imana izitsinde muri nyina w'inyanja. Byose tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Bye bye, naho ubutaha, amen. Murakoze.